Umuhanzikazi Young Grace azanye ibirenze ubushyuhe birenze igare n'izindi nyinshi zikomeze gushinjwa amagambo aganisha ku busambanyi. Indirimbo Tokeni igaragaramo abakobwa bambaye udukanzu tugufi cyane bigaragara nk'abakobwa bo muri high school. Aje avuga ibintu mu mazina yabyo, aho abavuga amagambo tugiye kuva imuzi ijambo kurindi nk'uko byagaragaye muri teaser yashyize hanze mu ijoro ryashize. Mbahaye ikaze muri kumwe na Grace in yago-tv-show. Amagambo ngiye kuvuga ijambo kurindi yaririmbwe na nyirubwite Young Grace. Aragira ati bajyaga bambwira yuko utsinda 7 ngaho ufata inkoni ndebe, ati kina iyo mipira kandi yimariremo, ati dore inzira ijya muri uwo mwobo umene cyane, sunika inkoni yinjire, ati kandi nanjye ndatuje simfite ubwoba ndashaka ko yinjira. Mw'abantu mwe ibintu bikomeje gufata indi ntera, abahanzi nyarwanda bakomeje kuririmba ibishegu nk'uko abantu benshi bakomeje kubivuga. Birasa nkaho kuririmba amagambo y'ubusambanyi ari byo biri gutuma bakundwa. Twibaza ikibazo kigira kiti ese audience cyangwa se abumva izi ndirimbo nibyo bakeneye cyangwa nuko bari gushaka hit? Iyi video irajya hanze mu masaha make ejo ku munsi wa kane ku itariki 31 z'ukwa karindwi 2020. Kugeza ubu hagiye hanze teaser ifite amasegonda 23 gusa, wasanga ku rukuta rwa YouTube rwa Young Grace abayizera. Amashusho yayo yakozwe na King Philosophe, musaza wa Young Grace. Iyo irasiga ubushyuhe mu mugani wa DJ Pius. Kora subscribe kuri yago-tv-show bashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Grace in yago-tv-show. Amakuru yacu nakagaruka, mukore subscribe tujye tubagezaho amakuru yose y'ingenzi ndetse kandi agezweho.